Yes, muri Bugesera yabonye nagahomamunwa. Yo reka rero tubyumve byose mu kiganiro kirambuye kuri uyu mukino, naho nagutoroshye nge ku ruhande rwanjye Bugesera ariyo yinjije mbere. So reka tubyumve rero. Kino wabereye kuri stade ya Bugesera watangiye saa 9 n'igice usifurwa na Mukansanga Salim. Ni umukino watangiranye ku mpande zombi, aho ku munota wa gatatu Sugira Ernest yakaba yamaze gufungura amazamu, ariko ntibyamuhiriye kuko yagiye agaragaza guserereka mu minota ya Bugesera. Yahise ihindukirana Rayon Sport, aho ku munota wa kane kuri kufura yatewe na Kwitonda Ale umupira ugarurwa n'umutambiko wiza. Amakipe yombi yakomeje gukinira mu kibuga hagati, ariko Bugesera igerageza uburyo bwo gufungura amazamu, ariko umunyezamu Adolphe ababera ibamba. Abakinnyi ba Bugesera barimo Mugisha François, Master Raphael bakomeje kuryama mu kibuga kubera ibibazo by'imvune byabarangaga. Ku munota wa 23 Master soka mu kibuga nyuma yo kubabara ikibero cye nyuma y'uburangare bwa myugariro wa Rayon Sport. Ku munota wa 34 Jihad yafunguye amazamu atsinda igitego cya mbere cya Bugesera. Ahangaha byasaga nk'aho Rayon Sport imaze gucika intege kubanzwa igitego n'iyi kipe ya Bugesera. Abakinnyi ba Bugesera barimo Niyongira Dani, Kwitonda Ale bakomeje kugerageza gushaka igitego cya kabiri, ariko Jean Vital Otega, Brez na Nijena Clement bakomeza guhagarara neza barwana ku izamu ryabo. Rayon Sport ntiyacitse intege, yakomeje guhiga igitego no kwishyura binyuze kuri Olenga, Manase na Sugira, ariko uburyo bagerageje ntibwabahiriye. Ku munota wa kane Urega yateye ishoti rikomeye, umupira ugarurwa ku giti rikomeye, umupira ugarurwa n'igiti kizamu. Ku munota wa 45 Ruvumbu yakoreye ikosa na Raphael yahise ahabwa n'ikarita y'umuhondo. Rayon Sport ihita iboneraho kufura yatumye yongera kuyiha icyizere. Kufura yatewe neza na Ruvumbu, Jihad awukoraho, Manase asongamo yishyura Rayon Sport igitego. Amakipe yagiye kuruhuka muri miti ya mbere ari igitego 1-1. Igice cya kabiri cyatangiye Bugesera igaragaza ingufu ndetse ishaka gushyira mu izamu, ariko ntabwo byabahiriye kuko mu minota mike cyane batangiye guhuzagurika. Rayon yakomeje gukina nk'ikipe nkuru, iri mu buryo butandukanye bwo gutsinda ibitego cya kabiri binyuze kuri Manase kabiri. Rayon yakomeje gukina nk'ikipe nkuru bitandukanye n'uburyo bwo gutsinda igitego. Ibi ngibi byahise byongera kuyiha intsinzi ku kindi gitego cya kabiri. Rayon Sport abonye igitego cya kabiri cyatsinzwe na Mugisha Gilbert wahawe umupira na Sugira, arazamuka cenga umuzamu wa Bugesera atsinda igitego ari wenyine nta muntu umubangamiye. Rayon Sport yakomeje guhiga ikindi gitego cy'umutekano ndetse yerekanye neza mu kibuga hagati kurusha Bugesera. Ikipe ya Rayon Sport yazonze ikipe ya Bugesera, yazamukanye neza umupira iwukaraga imbere y'izamu, usanga Mugisha Gilbert aho yari ahagaze ahita atsinda igitego cya gatatu, ariko kubera ikibazo cy'imvune nawe ntago yakomeje gukina. Bugesera yashakisha uburyo bwo kwishyura ibitego yatsinzwe, ariko Rayon Sport iyibera ibamba. Ku munota wa 90 w'umukino yarangiye Rayon Sport iri imbere n'ibitego 3-1. Umusifuzi yongeraho iminota 4 y'inyongera, ariko nta cyahinduka. Umukino muri make nuko wari witwaye. Ibi ngibi byahise bihesha Rayon Sport kuziba Bugesera ibitego 3-1, kandi Rayon ku manota 3 yavanye kuri Bugesera byayongereye amahirwe y'urugamba rw'igikombe cya shampiyona.